Miss Mulenge ndakeka ari inyigo bazaje gutora iki kandi mari uhari bazaje gutora iki kandi uhari ahubwo OG nawe kuri account yanjye yoreje 100 urebye nacyakiriye nabi nyine ntanga ari ikintu nakiriye neza kubera ko navuga ko yansebeje kandi bitari ngombwa urumva kumbwirira mu ruhame rw'abantu kandi twabona umubyeyi dukuriye ariko twibira ntanga ari filime bazaba bagiye gukina bira ni ibintu bizaba biri kuba live ni ibintu bizaba amafaranga akayatahana uwatsinze rero aho bitandukanye bira ni filime bakina bagashimisha abantu sama kigira umukobwa abantu bakishima rero biriya ntanga ibyo tuzaba tugiyemo biriya byo ni ukugaragaza hari ibizaba bisabwa kugira ngo utsinde nutsinda uzatara amafaranga ntanga azaba ari filime ngo azaza part 2 Yes, undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nk'abatumikira kubatsengwa bitamuntego uyu munsi MMTV1 iterambere ryanyu burya bari nishema ryacu. Iyo okay dutangira tubahamwaramutse nanone kandi mwe mudukurikiye bwije namwe tukabaha mwiriwe bityo kishakamo kimwe kiguhesha kwishima kuko kwishima ari igice kinini cunganira umuntu kubaho neza. Tugatangira tugira tuti mu ruhererekane rwa muntu ntakintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishobora kugera ku muntu kidaciye ku muntu bityo buri muntu akeneye umuntu twagizo dukenera kugira ngo byibuze tubashe gutarama tuganira benshi muramuzi nk'umunyamakuru wahoze akorera Gakondo Radiant TV ku ishami rya Nairobi ubu rero turi mu murwa wa Kigali ubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda niho twamusanze ntituzi nimba Gakondo iri kugenda yagura ibikorwa byayo cyangwa se nanone kandi nimba ari mu butembere nyuma yaho twabonye undi munyamakuru waje mu shusho ye nanone kandi banasajenti muri aho undi munsi andi mahirwe turi barya mutuma kabatumikira kubatenguha ntibiba mu ntego y'umunsi kari kagucitse umeze ute se meze neza iminsi myinshi cyane ndakubona mbonye ute ndakubona nyine nk'uko nkubona da nanjye ndakubona by the way umeze neza twari tugize iminsi utaza kuri kamera za MM umeze ute se meze neza nanjye nari mbakumbuye cyane baradukumbuye bivuga ko utazukurikirana ibikorwa byacu nzambikurikira none nari nkumbuye kubana namwe okay ramutse abantu badukurikiye ndabaramukije mwese yambu aho muherereye mwese mu bihugu bitandukanye ariko amakuru ufite no kuvuye muco hagati we na Denise tuvuyeyo minembwe neza hari hashize iminsi myinshi cyane uyu munsi wawe waruteguye ute umunsi wanjye wari umeze neza nawe mwiza uyu mwaka duherukana nawe abantu bari gutera amabuye muri commentaire ngo uyu mukobwa ngo yavuze ngo arashaka umuhungu uvuye ruguru ngo niwe ugomba kumushaka ngo ntabwo ashaka umuhungu utarigeze atabara bigeze he hari umudemobe mwaba muri kuvugana cyangwa wahunze akazi n'umwana abahungu bakija ruguru nkaho bagiye barakwame none wazamutse mukaja gukora ubukwe niyo gahunda mfite anyway twari tugukumbuye kuri MMTV nanone kandi haradukurikiye ari bwo rwa mbere nagiraga ngo uramutse abadukurikiye ariko nanone kandi wivuge nk'umukobwa nk'umwari w'umunyamurenge hanyuma nanone tukomeze iki gitaramo cyacu murakoze cyane amazina nitwa Witonze Gentil nkaba ndi umunyakarama iwacu ruguru ni mu Minembwe ku Kivumu ariko Nyarurembe waba abantu n'ibindi aho ducumbitse si iwacu ni hano mu Rwanda mu Rwanda mucumbitse he Nyamirambo wow byiza cyane hanyuma uyu mwaka urabona twaherukanaga umwaka ushize yari iminsi myinshi cyane ubwo rero ni akadasanzwe kongera guhura muri uno mwaka kuba duhuye reka nanone kandi twongera tugushime ko Imana yakurinze ikakurinda mu ntambara zitandukanye z'ubusiribateri n'izindi zitandukanye tuvuge tuti twishimiye kukubona muri uno mwaka musha murakoze cyane nishimiye kubabona mu mwaka mushasha twatangiye uyu mwaka wawe usobanuye iki kuri wowe
uyu mwaka usobanuye byinshi kuri njyewe kubera ko hari benshi batabashije kugeramo twari kumwe muri uriya mwaka ushize so kuba njyewe narawugezemo nkaba narawutangiye neza ndamahoro ndi kubona n'ibindi byose bizagenda neza hari ibyo dukunze kwizera bigira biti ibintu byiza biza igihe cyiza ku muntu mwiza uzi gutegereza hari icyiza cyateguwe na papa legend sinzi nimba igikorwa cyateguwe na OG na Samili ukizi ibyo ga ni ibyanjye Miss Mulenge ndakeka ari inyigo bazaje gutora iki kandi mari uhari bazaje gutora iki kandi uhari ahubwo OG nawe kuri account yanjye yoreje 500 ya avance andi 500 azayameza nyine natsinze ariko ngaho mugenera ubutumwa OG na Samili turebe nimba baba baguhaye avance cyane kuri kwiyaminiya kuzazi gitwara icyambere ni respect kuba baratekereje icyo kintu turi abanyamurenge benshi muri Kenya sebyo ariko ntango twari twarabitekereje kandi suko tubinaniwe ariko bo batujije ubwo butwari bwo gutekereza icyo gikorwa bakavuga ati bagomba kuzana Miss Mulenge tugira Miss ibihugu bitandukanye urumva rero kuba baratekereje ikintu no kuzamura umuco wacu abakobwa bacu bakitinyuka bakabona ko nabatasigaye inyuma rero icyo nababwira ni respect bakomerezaho ababaca intege bakabumva icyo mbifuriza no gukomeza bagatera imbere ukagera kure urabona ino Miss Mulenge urabona isobanura iki ku munyamurenge rusange haba abazaba barimo indani nanone kandi na community ku bumwe twese urabona bizanye iyihe mpindura amatwara muri kino gihe ikintu bije guhindura ni navuga ko bihinda ibintu byinshi ko ntango byahozeho ubushize byabaye muri Amerika ariko ina ntango twari tubifite so urumva ico bije guhindura bizatuma abana b'abakobwa bacu bitinyuka bakabona ko nabo bashoboye kandi kujyamo hari n'umuntu uzi ikinyamurenge uzi umuco wacu neza urumva hari umuntu ubikunda ariko maybe utazi umuco wacu sasa bizamutera kuwiga kugira ngo ajemo nawe atsinde ariko ganti bazantsinda niyo zatsinda ningewe sasa nico kintu bije guhindura uko bije guhindura nyine intuza umuco wacu hari ico bije gushimangira mu kinyejana nk'iki hari kumbuga nkoranyambaga nishi hari benshi bagiye bavuga ngo OG na Samili nabiyemezi nabantu ejo bundi bari bateguye ntuza umupira w'amaguru cyangwa se akabumbu ariko nanone kandi abantu banahagaruka baravuga ati ni umuntu usesa amafaranga ye mu kubaka izina ntibabone wenda ico atwerera muri community yacu wemezanya nabo bantu kuri kumbuga nkoranyambaga zitandukanye bagenda bavuga ibintu nk'ibyo sinemezanya nabo kubera ko buriya ibyo ari gukora si ukuvuga ngo arimo kuyasesagura mu bintu bibi kandi ibyo ari gukora abenshi turamushigikiye rero kuvuga ngo arimo gusesagura amafaranga arimo kubikora kubera akazi ko ari impamvu ni umuntu mukuru rero ni nkuko nawe wajya gushinga iduka akavuga ati karasesagura amafaranga yego rero nawe ibingibi ari kubikora icyambere ngiye mbona nuko akunze ubwoko akunze ubwoko rero ari kubona maybe simutekerereje ariko ngiye ko mbona wenda yabonye ko twasigaye inyuma ari kurwana no kugira ngo dukure mu bukererero dukure agira hadukura natwe nk'abari urumva ubushize agiye by'umupira ubwo n'uruhande rw'abahungu abantu baranakompleniza cyane ngo wayatateguriye abakobwa none yazanye Miss Mulenge natwe rero Miss Mulenge twaje tuzatsinda rero icyo navuga ntibacibwe intege n'abo bantu ibo buri umuntu n'uwifatira umwanzuro umuntu ntango wari igihe usanga umuntu aririmbye akamubwira turirimbye nabi ubundi wagiye kuririmba gute iyo uri umuntu ucika intege tuvuga ati ubundi nabigiyemo gute ninde muntu ukunda kuririmba uzi ari kuririmba nabi nikinde niki nanga aririmba nabi aririmba neza pe ariko nyine aravuga ngo aririmba nabi niki ni wa muntu ukunda kuririmba sibyo unabyishakisha ariko aririmba nabi aririmba neza niki ndanamukunda sari utahari nyine nuko abantu bakunze kwanga aririmba nabi ariko iwe aririmba neza uri ikintu ukoze kikurimo
kikurimo wowe ukayishyiramo imbaraga zawe mwita abantu bakubwira ngo ugikora nabi kandi wowe ugishiramo imbaraga zawe. Hanyuma ndagira ngo tukiri kuri kino kintu ca OG and Family bateguye ya igikorwa cyo kwitanga cyane bazana igisa n'impindura amatwara muri community yacu cyane kuko dufite slogan igira iti OG and Family only can make change. Ubu nyine rero ushobora kuba bidusubiriramo. Okay. Yeah. OG and Family only can make change. Wow, OG and Family only can make change. Aba ni abagabo twavuga bari kuza bahindura ibintu byinshi muri societe yacu Nyamurenge. Abantu benshi baguherukaga uri gukora kuri Gakondo TV and Radio. Ejo bundi twabonye bazana undi munyamakuru. Umuntu yakwibaza Gentil yarirukanwe yariye amafaranga ya company yisha akazi byagenze gute? Okay, nyine buri muntu yibaza ibyo ashaka kandi agatekereza uko yumva ariko siko biri. Biriya ni ugufatanya nyine yagiye kumfasha. Yagiye kugufasha. Yagiye kumfasha ariko navuga ngo baranyirukanye cyangwa nyine navuye mu kazi. Ndacyabaye kuri Gakondo TV and Radio. Ndacyari umunyamakuru waho kandi nuko ndi mu Rwanda. Yarumva ndi hano ariko ninsubirayo tuzakomeza dukora. Waje mu biruhuko se? Buriya Gakondo igitanga live. Igitanga live. Urebye suko naje ari ibintu byari binzanye naha sasa ntabwo ibiruhuko wapi si ibiruhuko y'ibintu nari najemo bitaye ngombwa ko ntindi nangaha no gusurana nuko nguko. None ko igikorwa ca Miss Mulenge kigusanzwe uri hano kandi kizabera Nairobi ku minsi 12 kwezi kwa gatatu twitegure kuko tuzabona Gentil muri ara marushanwa azabira Nairobi. Sindishwa ariko umuntu urumva natsinda gute ntariyo. Ni watsinda utari bivuga ko kuri kamba ari wowe ugiye kuja kugiye gukana none uryo. Ni ngewe bakomeze barimbikire. Tubigarukeho none duse n'umujaji uhagarariye ira Miss Mulenge iri kuba. Ari amafaranga uramutse yatsindiye ari amafaranga wayakoresha iki? Ari amafaranga ndamusinya ninyatsindira. Cyabanza ukaryaho burusheti. N'ibirayi. Wayakoresha iki? Amafaranga ntango umuntu ajye cyakoresha afite. Banko dukorera umushinga muto usa nk'inshusho byibuze ya motiva umukobwa w'umunyamurenge udukurikiye. Na amafaranga afite kuba yagira icyo hindura ku buzima bwawe. Ariya ya kuri nge yagira icyo hindura ku buzima bwawe no ku buzima bw'abandi. Ntango nayafata amafaranga menshi. Ntango nayafata ngo nashinga umushinga wanjye uzafasha n'abandi bantu. Niko ngiye mbyumva ku giti cyanjye kuko urumva inshinze umfata nge uzamfasha nge nyine naba nikunze cyane ariko ngewe ukuntu numva nashinga umushinga sinavuga ngo uyu nguyu ariko nawe nyine mba mufite mu muso wanjye nawe utekerezaho uwo nzabona uzangira akamaro kagirana n'abanyamurenge akamaro. Ati amafaranga yo ni menshi na amafaranga atapfa ubusa afite byinshi yahindura ku buzima bwanje ndetse no mu buzima bw'umunyamurenge muri rusange. Muzo ko rero katwongera dukangurira abakobwa bose b'abanyamurenge. Uyu ni umwanya mwiza wo kwigaragaza mugaragaza ubuhanga mugaragaza uburanga mugaragaza nanone kandi ibi barimo kugira ngo byibuze mubashe kwegukana rire kamba rya Nyampinga w'imurenge. Harimo amafaranga menshi ariko igikomeye na ahantu heza ho kwerekana ubuhanga buri muri mwebwe kugira ngo byibuze mwagira ico musangiza rubanda cyangwa se community yacu igenda bakurikirana umunsi ku wundi. Hanyuma rero muzo kuri kwiyandikisha ni ubuntu. Hari urubuga rwa website rwamaze gushirwaho. Ubu ngubu rero ushobora kuba wajeho turaza kuba tubicisha hano munsi murabona ino flower ya Papa Legend yashize hanze mushobora kwifashisha ino website yabo mukabasha kunyuraho mukiyandikisha. Igikomeye ciza kirimo ni imitegurire yayo nuko umuntu atora rimwe gusa. Ubwo rero barya abantu biba amajwi ngo baratora inshuro 10 inshuro 100 nimba ari ho wari wizereye gutsindira Gentil tubakuyeho abo ngabo. Yes, hanyuma reka tugaruke nanone kandi muri ino industry yacu cyane kuko uri umuntu entertaininga abandi. Uri kubona gute no showbiz Nyamurenge haba mwitangazamakuru muri gospel muri sekira abaririmbyi nka Ganja Gang uyu munsi bare bashize indirimbo hanze urugamba cyane kuko ushobora kwifashisha ino link iri munsi y'ikiganiro ukabona indirimbo ya Ganja Gang urugamba. Wayakiriye gutira indirimbo ya Ganja Gang cyane ko nzi kubakunda. Ndabakunda cyane kandi ndanabasoje aho bari. Grenade na busy time. Grenade niryo rizarinyisha ryonyine. Ni igisasu ngo cyamahoro. Ni igisasu. Uzise ndabakunda kubera ko baririmba indirimbo zabo hari igihe umuntu yazumva ntayiteho akavuga ati
bya bindi by'abaraperi ariko uwumvisha amagambo arimo hari icyo wakuramo kandi wakumva ko ari ibintu baba bicaye bagafatira umwanya sinzi uburyo nabivugamo nyine bagira amagambo meza kandi yubaka twebwe ubwoko bwacu usanga amwe arahumuriza bitewe n'ibibazo turi gucamo rero ya ndirimbo utarayumvisha agenda yumva indirimbo nziza kandi yagira icyo guhinduraho uyumvisha Gentil wari waramenyekanye muri filime ya Kanyamukwengo Taxi Return yagiye garukaho akaza guhagarara twavuga kuko imbaraga nishi asa n'uwagenderewe n'itorero bamubwira ko ari bibi Gentil utekereza ko wavuye muri showbiz nayivuyemo cyane filime yo bivuga kuko wavuyemo aba YouTubers ari abanebwe utekereza ko wavuye kuri YouTube ntabwo aricyo bivuze ntabwo bivuze ko abantu bakina amafilime ari abanebwe kandi waragenderewe nyine urumva nyine naragenderewe marura nareka sinaretse narahagaritse niko guhagarika none se ufite gukomeza muri part 2 yindi cyane ko amataxi agiye gutangira gutangwa muri uku kwa kabiri kandi uzagarukamo se ibyo ni ibanga rya Kanyamukwengo sinzi ariko so kuvuga ngo nabanebwe nabanjajinza ababikora ntango abantu bakina amafilime ari abanebwe wapi nubwo bangendereye njyewe buri bantu bagira imyumvire itandukanye ubwo uwo niko yabyumvaga yumvaga we nyine ari bibi ari icaha ariko ku bandi usanga nyine abantu babyumva ubutandukanye rero ntango abantu babikora ari abanebwe none se utekereza ko uriya we uko abyumva ko ari icaha utekereza kuko ibyo yizera ko ariko kuri uremezanya nawe simvuze ngo nemezanya nawe cyangwa sinemezanya nawe sibyo ariko buriya njyewe none se nimba utemezanya nawe kandi ntiwemezanye nawe ubwo wowe ukora uri gute tugiye kuba akazuyaza mu kiganiro kuri wowe wabifashe gute wabuza umuntu nawe wemezanya nabyo ndetse nabuze umuntu gukina filime kubera ko aba yagiye azi impamvu agiye kwikina sibyo kandi urumva biterwa n'undi n'ibyo umuntu ari gukina filime ntango ari mbi ikibi ni icyo uri gukina muri ya filime gute kandi icyo mukina ari ubutumwa muba mutanga nyine filime zatandukanye niba ndi kuvuga nyine ntango filime ari mbi hari abakina filime nziza n'abakina filime mbi tubona urugero rw'iyo we waburijwemo yari mbi yari nziza ntango niyo amataxi return abantu bo muri Amerika ndabasuhuje none ni gute wewe wayivuyemo nk'iki bikanda ari cyiza cyari kigize ngiye mpamvu nayivuyemo urumva wari ufite impano muri comment abantu baragukundaga cyane umuntu akibaza urabona utaragabweho igitero cyo kunaniza impano ikurimo siko ndabisobanura gute nyine impamvu navuyemo byatewe n'itorero nsengeramo kugira ngo uve mu itorero ahubwo bava muri filime none urumva ntabwo ari byiza kumva ngo wenda ngo umwana w'umukobwa ngo bamutenze mu ikanisa ngo yakinye filime kandi ntacaha kirimo pe ariko kubera ko nyine ariko babyumva bo ari icaha rero kumva ngo baguhagaritse none se guhagarika igukuri no guhagarika urengana kuko uguhagaritse guhagarikiye umukuri uri mukuri we ni uba ukoze icaha nyine ariko abantu reka nkubwire abantu usanga atahise yita ngo ni iki cyatumye bamuhagarika bakatumva gusa ngo bayamuhagaritse aturiya bamuhagaritse mu ikanisa yarananiranye sasa ntibagende kure bati se bamuhagaritse kubera iyihe mpamvu rero ukahita usanga nicyo kintu cyishe n'ubwoko bwacu ntabwo babanza kugira gushishoza bamenye impamvu ikintu cyabaye yahagaritswe kuko hari n'abambwiraga ati ngo twumvishe ngo waciye ku ndaraza ati se naciye ku ndaraza habaye iki ngo ndabizi nyine urumva bafite abantu gusa ngo naciye ku ndaraza ngo nakoze nyine ngo hari ikintu nakoze kibi ntabwo ati murakize ngo hoya nakinye filime kandi filime yari nziza bari y'amataxi return kandi nambaye nyine by'umuco nta kintu kibi ngo ndumva nta caha kirimo ese wigeze we wicaza pasiteri wawe ngo ati pasiteri nyamara bino bintu ntabwo ari byiza nk'umubyeyi wawe mwigeze wicara ngo utangeho complaint yawe ati nyamara ibi ngibi nubwo bimpagaritsemo ariko si icaha ubwabyo nk'umuvugizi uvuganira bari bagenzi bawe njyewe ntango nigeze mbikora gutya ngo mugende ariko uretse twaganiriye gutya bisanzwe atako namwishaje ngo tubiganireho amaze kubimbwira ko yabimbwiye turi muri seminari nibwo yabivuze nyine wabyakiriye gute buriya yabivugiye muri semina nabyakiriye nabi kuko navuze ati se
nubwo naba nakoze iki ubundi yabivuze gute hari abantu bashobora kuba confused muri kino kiganiro yabitangaje gute muri seminar kwa kundi bumbi oya turagira ngo abantu bareke gusana batakaye mwari muri seminar y'urubyiruko rw'itorero birumvikana pasteur kugira ngo agere ku ngingo ya tax and return navuga kuko yayirebye ahubwo ni n'umufanisi turanamushimiye cyane nayo bisancanze sibyo reka none tuze kwibaza urwo rugero yarugezeho gute kuntu yarugezeho kuntu yabivuze twari mu bintu nabangiye gusobanura gute yarageze ku bintu byo gukorera mu murimo nibyo mu rusengero twari turimo none atwaye hari abantu baba bari mu ikanisa ariko bataririmo neza naho yatangiriye bakorera mama abiri noneho atavuga ati ngo nk'urugero ngo azanyita bebe ngo nk'uku ngo bebe ngo yaraye akinye filime ngejo ngo filime twabonye gucicikana ngo yaraye akinye ngo kandi ngo yitwa umukorari ngo yambaye ibitenge ngo uri umugore ati nawe ndi umugore ati none ni gute ujya gukina amafilime uri umwana w'umukorari uba mu ikorari uba mu ikanisa biriya bintu uri kwivanga nabyo nibyo noneho iwe just nkaho ashakaga explanation iwe navugaga nkaho nyine yafashe umwanzuro ari kugira nyine arimo kugucaha inaranshaka kandi urumva hari n'abatari babizi hari n'abatari babizi wenda ko nakinyi kwa kucigiye na ntuza na sunzu yari ahari nawe biramucanga ati n'umwana dufite ikirara mu ikorari ikirara gute mu ikorari sasa ndyakira nabi cyane bitewe n'ukuntu yavuganaga umujinya ngo hari abagenda kubikora atebyo bagiyemo gusa nyine umva akahita judginga behind scene kandi ntaba hari kandi behind scene haba huzuye gutya akatavuga ati uko ko tubona hari imbere inyuma biba byagenze gute urumva rero ni nko kukwicira izina aho ngaho ku kanya rero impamvu nyine nabigaye yari kumbwira behind akambwira ati usigare tuvugane nuko nguko ariko abimbwiriye aho ngaho n'abo abantu bari aho nibo bagenda bavuga ngo banshishije ku ndarazi buri muntu atwara amakuru yiwe naho ngaho byahereye rero cyane ndashaka kumva uburemere bw'uburyo wabyakiriye nyuma yaho yafatiye we speech muri public ico kintu akagenda kigarukaho kugeza ubu ngubu ni ikintu wafashe gute wanakiriye ute urebye nacyakiriye nabi nyine ntabwo ari ikintu nakiriye neza kubera ko navuga ko yansebeje kandi bitari ngombwa urumva kumbwirira mu ruhame rw'abantu kandi yitwa umubyeyi dukuriye yari kuza akanjyana ku ruhande ati gentil wakoze iki n'iki ziriya filime wagiye gukina ntabwo ari byo ntabwo byemewe ni bibi wataye umuco ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine yabimbwira n'abatari babizi ko nkina filime baba barabimenye bose yarakwamamaje baranyamaje no anyamaza ari kunsebya urumva namamaye nabi sinamamaye neza kandi nari nakoze cyari ikintu kiza ngenda nagiye gukora ndi umuntu mukuru cyane gukora ikintu kibi naragiye kubikora nyine nabitekerejo sasa kuita ambwira mu ruhame rw'abana amplisi n'amagambo atari meza ngo behind scene ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari byo nk'umubyeyi abagomba kujyana umuntu kurandi twamubwira ati gutya na gutya uzabireke ni bibi ni ibintu bitari byiza none kuri ubu ngubu nukuvuga ngo nyuma yaho mu byumweru bya mbere amayinga ya mbere yagiye akurikiraho nyuma y'iriya seminar iyo yatambukaga wabonaga nk'umuntu ugiye kubwiriza cyangwa wamubonaga muri ya shusho yo kugusebya urebye singiye kubesha namubonaga muri ya shusho namaze nk'ibyumweru n'ukwezi kurenga ajya kubwiriza simfashwe nyine ngiye nkahita mvuga ati kubera ko ajya kubwiriza nawe ntiyaneza kubwiriza atamentioninze atamvuze nuko ngo yabwirizaga yahitaga kumentioninga neza cyane cyane akatavuga ati ngo ntashaka bakanyamukwengo mu ikanisa ibyo nakanyamukwengo nyine nawe mubwiraga ati babuze nti bakushaka mu ikanisa urumva akaba nyine aramentioninze kandi ku bintu byarangiye urumva arambwira ati narabikinye icyo gihe nubwo nawe ntababarira ni nkako none se niba naramubwiye icyo gihe nkabwira ati pastor niba ari aho nagize nyine mbabarire birangire ariko we uko agiye kubwiriza yambonera akajisho gusa ati dufite hano abakinnyi ba filime nk'ikanisa abantu babishushanya sasa urumva umuntu anabwirije ntabwo wafashwa
obviously nabamaze kuyera kukukura muri wa mwuka. Utekereza gute kubera iki umuntu yamagana ikintu yanga kiba hanze nk'icyaha ariko akakizana mu nyigisho zagombye kubuza zizana ubugingo mu itorero? Ico kintu iyo ucumva umuntu afatikanyije aba YouTubers akabakubira mu gatebo k'abakobanyi then noneho ububona ko ibyo bintu ntibishobora kuba byakwigizeho umuntu byibuza ufite umutima wo kuba yateranira hariya kutahateranira cyangwa se kutahiyumva. Urebye byashoboka kubera ko muri icyo gihe abantu benshi hari abantu benshi bambwiraga badasengera ati nge sinaba nkije gusenga mu kanisa ryanyu. Se kubera iki? Ati niba wowe barakubujije kiriya habaye ikindi kintu. Ati none je ukora iki? Ati ntango ahubwo gute utasezeye mu kanisa ngo ujya ahandi bemera ibyo ukora ariko ukica impano yawe. Urumva ko hari indi shusho kera bazanye mu yandi magambo yishe impano yawe. Imana ntango ntabwo ko yayisha ahandi ariko yarayinanije nyine neciye intege. Nahise ncika intege bitewe nyine n'amagambo yari kuvugwa itancika intege nyine mbona nta n'impamvu. Wow. Ubu nyine niki wabwira abakobwa b'abanyamurenge bandi bari inyuma yawe bafite impano zitandukanye nanone kandi bafite n'amatorero babarizwamo? Ni ubuhe butumwa babwira bushobora kubabera imbaraga ituma hatabaho kunanizwa mu mpano yabo? Icyo nababwira ngiye cyane ni ukudacika intege cyangwa no gufokasinga ku cyo barimo. Niba ugiye gukora ikintu wowe wumva ugikunze kandi wumva umutima wawe ukiriho, ntukagende gukora ikintu kubera ko uragikoze ngo Gentil ni umunyamakuru ati nanjye ngiye kuba umunyamakuru, ati Kanyamukwenga kina filime nanjye gukina filime, I mean Nyagotomera reka mvuge. Rero ntukarebere ku wundi muntu, wowe ujye ukora ikintu kikurimo nubwo baguca intege ntango byumva, ahubwo yaza comment mbi nizo zikuzamura iyo wakoze ikintu gishaka kandi ugishizeho umutima. Icyo nababwira baza bakora ikintu ibo ubwabo barebye batekerejeho, nta muntu kibahati, nta muntu kubwiye iki kintu cyakubera gikore, ugikore kubera ko kikurimo ugikunze. Aho ngaho numva ko twatera imbere nk'abakobwa b'abanyamurenge, twatera imbere cyane ugiye gukora ikintu wowe kikuvuyemo utarebeye ku wundi. Niyo nama nabagira, ube wowe. Niba ari Gentil ba Gentil, ukora ibyawe nka Gentil, uzane udushya twawe nka Gentil baturebereho abandi, ntube nk'undi muntu kuko ugiye ingendo yo ndiravuna, wagendera ku wundi muntu ntuzi katacamo kugira ngo agere kuri cya kintu ari gukora. Rero nawe ukora icyawe wihimbiye inzira yawe ugere kure kandi heza, nawe uzabera abandi inzira. Ati ugere kure kandi heza biri muri rya jambo nkoze kubabwira kuko ibintu byiza bizi igihe ciza ku muntu mwiza uzi gutekereza. Ubu nyine ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'umunyamakuru waje aza kungamo imbaraga uri gukorera Gakondo TV and Radio, abantu bagiye babijeho impaka baravuga ati uretse kuba bagiye kuba banakorana baranavukana. Nibyo koko muravukana? Nanjye kambe nka Nikindera turavukana. Nozo vuga ngo bose baravukana. Ariko turasa gusa ntango tuvukana. Abantu benshi barabimbwiye ati se ni sister wawe ni mu family niki, ariko urebye nuko twese turi abanyamurenge. Niho duhuriye kandi twese turabakobwa. Nanone kandi mukaba abanyamakuru. Tukabanyamakuru. Nanone kandi bagakondo. Kandi bakorera navuga ko umugabo umwe. Sarita byagiye byibazwaho cyane, baravuga ati barasa, ibi bintu ntibishoboka uretse nijwi. Ntawe niko ubibona? Ijwi subwo ijwi sinumva ijwi twaba tuvuga kimwe. Mwembi muri no Miss Mulenge nimba mugiye murabona ari uzayitwara hagati yawe nawe. Ikibazo nuko batanga isaba avance. Ya avance nayatse. Oje yohereze kuri Obuse mpesa ni momo. Yohereze kuri momo. Yohereze kuri momo. Avance ya Miss Mulenge. Neza cyane. Avance ya Miss Mulenge ndayikeneye cyane vuba kugira ngo uzamfashe no kugira gute. Ukuja kwitegura kuja gutora hasigaye. Izamfasha kwitegura mase. No juri kabica. Tugarutse kuri cyo kintu utekereza ko umukobwa mwiza arusa gute? Umukobwa mwiza. Ubundi umukobwa umukobwa mwiza ubundi umuntu kwambere ukugira ikize cyangwa umukobwa mwiza nusa nawe ako bamugana ko kantu niko umukobwa mwiza nusa nanjye ariko ratasebye umukobwa mwiza n'umundi cyambere no kwigira ikizere mucizere kigomba kuba imwe mu bigende guho mu bwiza bw'umuntu burera. Yego uziko ushobora kuba uri mwiza ariko utigira confidence
n'ukuri ku buryo nubwo bwiza bwawe batabukubonaho ariko hari umuntu utari mwiza ariko akora confidence agira iwe nyine yumva ko ari we mwiza ukagira n'abantu bakabikubonaho ukakubonaho ubwiza kubera ko ari wabyereka nyine wowe ubyiyumvamo nyine wirekuye mu bubi bwawe abaye mwiza sasa ngiye icyo numva icya mbere ni ukwigira icyizere nkawe ntugendere ku wundi ngo uriya ni mwiza kundusha ba mwiza wowe n'abandi bazabona ubwiza bwawe wabanje kubwibonaho tugana ku musoza kubera kuko tuzakora pati tuna Gentil mu z'ukuri dukomeje kugushimira tujya tugutuma ntudutenguhe akenshi iyo nkubwiye ngo turagukeneye hari byo twifuza ko twaganiraho cyane kuko byari bikwiriye ko tugaruka kuri kino kintu cyane cyatumye duhura cha Miss Mulenge iri gutegurwa izaba ku minsi 12 y'ukwezi kwa gatatu mu gihugu ca Kenya aho ni mu mugwa wa Nairobi mu z'ukuri abatuye mu gihugu ca Kenya nimureke abana banyu baje kugaragaza abaribo baje kugaragaza uburanga mwe mwababyaye mu bashigikire kubera ko mwabyaye abeza uradukurikiye kuri MMTV1 muzukuri shigikira umwana wawe atambuke hariya azabashe guhagarana n'abandi maze abahige maze mutahane insinzi kuri uriya munsi biriya ntabwo bifitiye inyungu OG na Sami hoya bifitiye inyungu umunyamurenge jewe nawe twese hamwe kugira ngo byibuze dushigikire bashiki bacu Gentil azaba hari ese wowe uzaba uhari Gentil ugana ku musozi agira ubutumwa ugenera abantu bose kugira ngo tubashe kubasezera tuzahure ku minsi 12 ugiye gutora yasigaye kuko avance bagiye kuyiguha avance ndacayirinze ubutumwa nge nagenera abantu kwanza n'ababyeyi kangiye ku babyeyi kuko abana dukeneye bafite ababyeyi yego niba uri umubyeyi ihangane wereke umwana nabyita gute uhereza umwana wawe chance yo kujya muri Miss Mulenge hari igihe usanga umwana bibwiye umubyeyi akamubwira ati urananiranye biriya ntibikugiye kujamo ariko niba uri umubyeyi please biriya ni ibintu by'umuco ni ibintu byiza kandi bituma abana bakomeza kuzamura umuco nyamurenge rero icyo navuga ngiye ku bantu bose niba uri umubyeyi ahubwo ari wowe uzaza ubwira umwana ati ni we kutagenda nta cyizere wifitiye wewe wajya ukiyamamaza ugatsindira ari amafaranga nta muntu wanga amafaranga rero kandi ari amafaranga azabaciye mu muco ni ibintu bizaba biri ahantu hari abantu barenga bangahe rero icyo navuga murekura abana biyamamaze bazatsinde nibyo byiza n'abana b'abakobwa aho bari bitinyuke itinyuke ntukumve ko utari mwiza ukusa niwe wowe rero kubera ko wowe ari wowe genda ube wowe hariya wanatsinda kurusha wa wundi wabonaga ko ari mwiza abantu benshi wenda nubwo nsa nusubije ino topic inyuma ariko cyane kuko nayo yarigenderewe bari kumva Miss Mulenge bakayihuza na Miss Mulenge bazi muri filme zitandukanye zica kuri YouTube ibi bintu bitandukanye gute ibi ntantu bitandukanye kubera koko muri ira Miss Mulenge harimo n'abahungu babikina ari abakobwa ari abamisi kuri ubu rero hari umuntu uri kwibona agahita abona itsinda rya Zubi Comedy iyo shusho ntayihari kandi urebye mu muco wacu ntango tugira abahungu b'abakobwa uriya muco nta n'uwo dukeneye uriya abasore gusa rata ni byiza ni filime baba bari gukina ariko twibira ntanga ari filime bazaba bagiye gukina bira ni ibintu bizaba biri kuba live ni ibintu bizaba amafaranga akayatahana uwatsinze rero aho bitandukanye bira ni filime bakina bagashimisha abantu Sama kigira umukobwa abantu bakishima rero biriya ntanga ibyo tuzaba tugiyemo biriya byo ni ukugaragaza hari ibizaba bisabwa kugira ngo utsinde nutsinda uzatara amafaranga ntanga azaba ari filime ngo azaza part 2 rero iyo shusho ntanga ari imwe biratandukanye cyane nanone kandi sozo tugira uti OG and Sami only can make change OG and Sami only can make change yisubiremeje batazakugira nari byari bigiye OG and Sami only can make change. Wow, OG and Sami only can make change. Reka dushimire umukameramani wabashe kudufasha mu mashusho yari Steve kuri Mike. Ciao ciao.